Yes, reka mbasuhuze mbahe ikaze mwese mukunda kandi mugakurikira FK TV News. Namakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari twibanda ku mutekano, politiki na diplomasi. Nje ndi Fagi Kayinamura. Nyemerera ukande subscribe niba ari bwo mbere tubanye kugira ngo uyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe gatanu kuri gatanu hano kuri uyu muyoboro. Ari nako nkusaba gusangiza abandi aya makuru kugira ngo tugere kure. Birumvikana ko iyo ari yo nkunga ikomeye tugusaba kandi nkeka ko bikorohera kandi mu byukuri ukabikora wishimye. Hanyuma ni munyamerere muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 Kanama 2026 nzinduke mbabwira uburyo mu byumba bya hariya ibujumbura ndavuga ibukuru amangumi niyo abura. Biravugwa ko bikomeje kugorana cyane hagati mu bayobozi b'ingabo ndetse na President Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Muri inkuru munyemerere twibande cyane ku cyemezo cyo gucyura ingabo z'u Burundi FDNB zikomeje gupfira mu byukuri mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyarwanda avuga ati gupfa urusorongo cyangwa se gake gake uko bwije nuko bukeye. Izi ngabo zikomeje gushira ku rugamba zihanganye muri M23 zifasha FARDC n'abambari bayo mu guhangana na M23. Ubwo rero nagira mubwire ko byakomeye cyane hagati ya President Ndayishimiye ndetse na General Premier Niyongabo. Ugira umugaba mukuru w'ingabo. Ubwo birumvikana President Ndayishimiye ni umugaba cyangwa se akaba umugaba w'ikirenga w'izi ngabo. General Premier Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo ndetse no witwa Reverien Ndikuriyo ndetse no witwa ngo ni Muzinga. Abangaba kuva ku munsi w'ejo mundi tariki 7 ruracyageretse hagati yabo bombi ku cyemezo cyo gucyura ingabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Turaje turebera hamwe mu buryo bw'usesenguzi bivuze iki, bisobanuye iki, ese ubundi izi ngabo kuva mu burasirazuba bwa Kongo ntibyaba bidindije mu byukuri ibyifuzo bya Ndayishimiye cyangwa se mu byukuri icyo nakwita akaryo yakuraga mu kuba izi ngabo zibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo nticyaba gikendereye. Reka nze tubirebere hamwe. Hanyuma ikire tuza ko dukomozaho ni bombori hagati ya Kinshasa na AFC M23 bakomeje gucunganwa ku jisho. Reka mbabwire uko bimeze aka kanya. Kinshasa igize gutya ikorera M23 cyo nakwita gatendo, igira gutya ikinga akadeye mu maso amahanga ndetse n'abahuza, irababwira itariko ni muhindukire murebe. Murabona twebwe ibyo twasabwaga tutabikoze. M23 nayo yarebye neza isanga koko nagakino cyangwa se bari kugerageza kushaka kuyica muri humye ngo ikora gatendo hanyuma ikora ikosa. Reka se mubwire ubwo ni kubijyanye no kurekura imfungwa turibukiranya ibijyanye n'amasezerano yasinyiwemo mu byukuri irekurwa ry'izo mfungwa. Hanyuma tubirebere hamwe ese biri gukorwa iyi exchange of prisoners yaba ari gahunda iri gukorwa neza, ko ari gahunda bigaragazwa ko yakubaka icyizere. Reka nze nabyo tubigarukeho gatanu kuri gatanu kwa hanga M23 rwose yagaragaje ko ahisi bimenye neza ko Kinshasa ari ikindi yarigamije. Hanyuma mu mfungwa zigera kuri 15 byari byatangajwe ko Kinshasa yahaye M23 gizirya irarunguruka cyangwa se ndabivuga gute, iritegereza neza isanga bayihaye n'umugande. Reka nze tubikomozeho. Hanyuma imirwano yabice biracika muri access za Walikale. Ahangaha muze kunyemerera nago nza gutinda ku mirwano, ariko ibi byo M23 ahangaha ho ngo yashotoranye cyane. Biravugwa neza ko hari itsinda ry'ingabo za M23 ryaturutse muri kamwe mu duce nza kubabwira rigaba igitero ahitwa Irusamambu muri zone ya Ikobo. Ndaje mbabwira uko byagenze. Aha rero ngo wazarendo bahatikiriye ku bwinshi ahangaha muri amashyamba ya Walikale. Ndaje mbabwira uko situation imeze maginga ya baracyacunganwa ku jisho. Ndababwira ku nkuru nge nakwita y'incamugongo ku bikorwa bibi cyangwa se bikorwa bigayitse byakorewe abasivile hariya muri Ituri bikozwe na ADF n'umutwe ugendera ku mahame ya Islam, ariko kandi ukunze guhungabanya umutekano w'abatuye hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemerera
rero unkandira aho hasa ni subscribe mbigusabye ubugira kenshi unkandire kuri like utanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru ibi byose ariko ubikore mu gihe nawe ubwaye wumva wanogewe nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se kuduhamagara wifuza mu by'ukuri kuduha ibitekerezo inbox cyangwa se n'ubusesenguzi birumvikana hanyuma reka duhere ibujumbura mu Burundi hanyuma turebere hamwe niki bivuze mu mazi iminsi mubyumva neza ntabwo ari bishya ariko noneho byakomeye cyane cyangwa se byadogere niko nabivuga mbabwire ko amakuru aturuka mu Burundi kuva mu minsi nk'ibiri ishize yavuze ko rwose umuriro wongeye kwaka hagati mu bayobozi b'ingabo akavuga ko cyane cyane hano mu buyobozi bukuru bw'igihugu ndetse no mu ngabo hakomeje kuba ukutumvikana cyane ku bijyanye n'ingabo iki gihugu cyohereje mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo aho Perezida Ndayishimiye cyangwa se Neva avugaho gushyigikira cyane ko izi ngabo zikomeza kuba mu burasirazuba bwa Kongo no kurwanya intambara bahanganyemo na M23 mu gihe nanone ku rundi ruhande atabibyumvikanaho n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo ndetse na n'uwitwa ngo ni Reverend Kuriyo aba rero ngo ntago bifuza ko mu by'ukuri ababo ngo barifuza ko izi ngabo zitaha ariko Ndayishimiye we akaba ashaka ko zikomeza kwesurana n'abarwanyi ba M23 ni ku mpamvu bavuga ko ngitanga n'ururo abandi batabona reka tubirebere hamwe naho mbona ku munsi w'ejo nabinyujijemo amaso kuri X cyangwa se ku rukuta rwa X yazarutita rw'umuryango Fokode ni umuryango Fokode uyu nawo wari wavuze ko mu by'ukuri nk'uko bigaragara uyu muryango nawo ngo amakuru ngo wari wayakuye mu biganiro wagiranye n'abasirikare b'u Burundi bari muri iyi ntambara ndetse abasirikare bakavuga ko ngo bamaze gutakaza morale kubera ibitero bakomeje guhura nabyo ndetse n'igihombo gikomeye cy'ingabo birumvikana izagiye zipfa cyangwa se zicirwa mu rugamba noneho Fokode ikabigimuza ikavuga ko abasirikare bashima amakuru avuga ko Perezida cyangwa se General Prime Niyongabo akamugaba w'ingabo z'u Burundi FDNB uyu we ngo yaba ashyigikiye ko ingabo z'u Burundi zikurwa muri Kongo no kwago ntagashyigikiye ko uyu mupango Ndayishimiye ko ziramba cyangwa se zigumayo uyu Prime Niyongabo ngo arifuza ko zitaha bitewe nuko ngo ibintu bimeze nabi ku rugamba bakavuga ko rero ngo bafite impungenge ko ngo bavuga ko ngo gukomeza koherezwa mu mirwano kwizi ngabo bishobora kongera igihombo cy'ingabo z'u Burundi birumvikana ku rundi ruhande rwitwa Reverend Kuriyo uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi noneho ngo Fokode yo iravuga ko ngo nawe yabashyigikiye ko ingabo z'u Burundi ziva muri Kongo niba Reverend Kuriyo no umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi ashyigikiye iki cyemezo cya General Prime Niyongabo ko izi ngabo zicyurwa ese bifite uburemere ese biratuma Ndayishimiye yumva ko bikwiye ahangaha rero reka tuvuze tunabirebera hamwe mu buryo bw'ubusesenguzi ubwo rero Fokode igahamya ko General Prime Niyongabo Reverend Kuriyo bose bari ku ruhande rumwe ntago bari kujya imbizi na Perezida Evariste Ndayishimiye ndi Kuriyo uyu we rwose ngo yanarakaye cyane avuga ati zingabo nizitaye kubera ko nta nyungu turi kubonera mu kuba ziri kurwana hariya ahubwo nizitahe zirinde umutekano w'igihugu ziri mu gihugu ariko wakwibaza utese koko uko Ndayishimiye atangaza kuba izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo icyo bimariye u Burundi avuga ati ni ukurindira igihugu kure yacyo ndabivuga gute murabizi ko yavugaga ko kuba ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko ziri hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo birinda cyane umujyi wa Bujumbura ese abandi bayobozi bo kuki atariko babibona ubundi ingabo z'u Burundi ibyazo byifashe bite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagezeyo ryari ese ubundi misiyo zarayikoze bimeze bite reka tubyinjire mo tubive imuzi no mu buryo bw'ubusesenguzi General Neva uyu ni Perezida Ndayishimiye akaba na Commander in Chief w'ingabo z'u Burundi
uyu niwe ugaragaza ko izi ngabo zikwiye kuba ziriyo, ariko ubwo benshi bagahuriza ku nyungu afite cyangwa se amafaranga ahabwa na Tshisekedi ndetse n'ubundi n'izindi njyawuro agenda abona mu gihe izi ngabo ze ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho ukibaza se kuki abibona atyo ko izo ngabo zikwiye kuba ziri gufasha FARDC cyangwa se Tshisekedi, kuki hari abasaba General Neva kuzana izo ngabo cyangwa se kuzicyura ziva mu burasirazuba bwa Kongo zigaruka mu rugo, kandi akabisabwa na bamwe mu bari hafi ye, abo bari mu ishyaka rimwe, birumvikana basanzwe bavuga rumwe, ariko byagera ku kijyanye no kuba ingabo ziri hariya mu by'ukuri ntibakomeze kuvugwa rumwe. Ikintu cya mbere tugomba kumva neza, murabizi ko ingabo z'Uburundi zimaze igihe kuva muri 2022 ziri mu burasirazuba bwa Kongo, akenshi zibanze cyane muri Kivu y'Epfo, ariko no muri Kivu ya Ruguru murabizi ko zahakubitiwe mu bice bya Sake. Noneho igitangaje nuko zatangiye ziri mu butumwa bwa EASRF birangira mu by'ukuri zikomeje gukubitwa, zirukanwa Goma, zitakaza umujyi wa Sake mu bice bya Masisi. Izi ngabo zari ziriyo rwose, M23 irazishushubikana zijyana muri Kivu y'Amajyepfo, naho irazikubita. Murabizi ko yazifatanye n'umujyi wa Uvira. Ariko ubwo noneho izi ngabo z'Uburundi igihe zimaze mu burasirazuba bwa Kongo ko zafashije iki Tshisekedi, icyo nicyo wakwibaza, kuko iyo urebye umusaruro ubona ntawo. Yego zigora M23 bararwana zikagorana, ariko birangira zikubiswe. Ubwo rero cyane cyane nko ku murongo wa Minembwe, ku murongo hano muri axe za Fizi, Uvira, Baraka, iyi misozi miremire ya Minembwe ni hafi cyane y'umupaka w'u Burundi, birumvikana kuba izi ngabo ziriyo ngo bituma intambara M23 itaba gusa ikibazo cya kure, kuko Bujumbura mu by'ukuri cyangwa se ntabwo iyi ntambara iba ikibazo cya kure kuri Bujumbura, kuko iyo mirwano cyangwa se iyo ntambara iyo mu by'ukuri wenda besura nabagana nka Uvira cyangwa se imisozi ya Sud Kivu, ni intambara mu by'ukuri ibiri hafi y'igihugu cy'u Burundi, bishobora guteza wenda ikibazo cy'umutekano muke ku mujyi wa Bujumbura. Nko mu ntangiriro za 2023 hari raporo zasohotse zagiye zigaragaza ko ingabo z'u Burundi zari zatangiye kugenda zigabanya cyane cyangwa se zikora ama deployments cyangwa se zihinduranya ama position, ndetse ngo mu buryo bukabije kubera gutakaza cyangwa se kubura amayeri yazifasha guhangara M23 ndetse na twirwanaho bafatanya bari mu ihuriro rimwe. Ubwo byarangiye M23 ifashe mu mujyi wa Uvira, murabyibuka, ariko nyuma izi ngabo zongeye kugenda zideployingwa mu bindi bice. Raporo y'umutekano kandi yasohotse muri Kamena uyu mwaka ivuga ko hari abarenga 6,000 b'ingabo cyangwa se ingabo 6,000 za FDNB ngo bari bakiri muri Republika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko mbere hari hamaze kuba deployment nini cyane. Icyo gihe nabwo ibyo byose rero murabizi ko nta kintu byatanze. Niba abayobozi bamwe basaba ko ingabo zitaha, abahubwo izindi zikadeployingwa mu bice bya Baraka, tumaze iminsi tubabwira uburyo zimaze iminsi zambuka Lake Tanganyika mu by'ukuri n'ubundi zije ku rugamba. Hanyuma uribaza utese kuki hari abasaba ko izi ngabo zitaha, noneho bigasabwa n'abayobozi bakuru mu by'ukuri bafitanye umubano na Perezida Ndayishimiye, bikaba byakorwa n'umwiryane ndetse n'urunturuntu hagati yabo. Impamvu ya mbere, iyi ni false protection, uburyo bwo kurinda ingabo. Niba habarwa amagana y'abasirikare bapfira ku rugamba, uze kumbwira ese bibyaririye iyihe nyungu igihugu? Izo mfubyi n'abapfakazi babaho gute nyuma yo gutakaza abagabo babo batakariye cyangwa se batakarije ubuzima mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo? Dore ko twamenye ko ngo nta n'impozamarira bahabwa, ntabwo rwose ngo guverinoma cyangwa se leta ibaba hafi nk'abantu batakaje ababo, ndetse hakaba n'agahinda gakomeye mu minsi ishize twumvise hari icyo nakwita kureklama, bamwe bavuga batari ko nk'imfu cyane cyane nk'inkomere, ubwo ndavuga abakomerekera ku rugamba. Murabizi ko coalition niba hari urugamba rubereye mu gace runaka, hashobora gupfa Abarundi hagafa aba FDLR, cyangwa se hagakomereka Abarundi hagakomereka n'aba FDLR n'abazalendo.
hari bamwe mu Barundi bari kuvuga ko ndetse biratangazwa na bamwe mu ngabo bavuga ko ngo izo nkomere cyangwa se izo casualty ntago zitabwaho kimwe, ngahubwo abitabwaho cyane bagahabwa ubuvuzi bwiza, bagahabwa care niko nabyita, ngo naba FDLR, ahubwo ingabo z'u Burundi zo zigakomeza mu by'ukuri kureka zigapfa urubozo. Noneho ubwo ni kimwe mu bibazo. None ahangaha rero abandi ku ruhande rwa batabyumva kimwe ndayishima kavuga bati nizitahe mu buryo bwo kuzirinda, ariko kandi birumvikana ko nk'ubwo iyo ingabo zoherejwe hanze y'igihugu zigakomeza kuba mu ntambara igihe kirekire, birumvikana ko habaye ikibazo cya logistique. Reka mbivuge gutyo, reka mbyite ngo ni ibibazo byinshi bigenda biba nka medical evacuation, amarotasiyo y'abasirikare, ndetse hakabaho mu by'ukuri wavuga byinshi. Gusa ikibazo gikomeye ahangaha nuko muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha bivugwa ko noneho ahangaha ngo ntabwo ari ahantu hundi bitewe n'ukuntu twirwaneho ihamenyereye, ndetse na M23 ikamenyereye kurwana cyangwa se ifite donc ntabwo kurwana bisaba byinshi, bisaba umutima. Ahangaha kuba ingabo rero z'u Burundi zidafite impamvu nyamukuru ituma zirwana, bikavugwa neza ko zigorwa n'urugamba, dore ko na tele ishobora kutaborohera nko muri access hano za Lake Tanganyika, muri Predo, Ruzizi, Uvira, Fizi ndetse n'imisozi miremire ya hariya bagiye barwanira, mwagiye mwumva ibintu byagiye bibabaho. Ariko ibi byose byagiye biva ku kuba M23 mu mayeri ikoresha irwana yo natwirwareho, bakunze gukating off inzira cyangwa se imihanda, ama supply lines cyangwa se ahanyuzwa ibikoresho byo gufasha, cyangwa se nuko ngo bigora cyane coalition guhabwa ibikoresho cyangwa se imisada. Ahaga rero bikagorana cyane. Ubwo rero abavuga ko izi ngabo zikwiye kuba zataha zikava mu burasirazuba bwa Kongo, mu by'ukuri baravuga ati dukomeje gukira ingabo zacu Mukaga ziri kurwana intambara idafite iherezo cyangwa se ifite iherezo ridasobanutse. Ahangaha nicyo bahurizaho. Noneho ukareba ku kijyanye na objective y'ingabo, ubwo no kuvuga ngo iki nacyo ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi, kubera ko nk'ubwo ingabo z'u Burundi zatangiriye ku bufatanye na FARDC, ariko iyo mission cyangwa se niyo ntego yaje guhinduka, kuko ingabo z'u Burundi ngo zishobora gusanga zirwana ahantu hatari mu ntego yazo ya mbere, bigatuma mu by'ukuri habaho guhuzagurika, hakaba itandukaniro hagati yo kurinda nk'ubwo bavugaga ko bazarinda Bujumbura bayirindiye Uvira. Murabizi byagiye bivugwa ariko byarabagoye cyane. Ubu Uvira irimo coalition, ariko mumbwire ese koko irimo coalition kuko coalition yabikoreye? Murabizi ko M23 yafashe Uvira mu mpera z'umwaka ushize, ariko ikaza gusubira inyuma mu kubaha ubusabe bw'abahuza. Ni byinshi twavuga, ariko mu by'ukuri ngo rurakinga babiri hagati ya President Ndayishimiye ndetse n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Burundi, ntago bahuriza rwose kukuba donc icyo gucyura ingabo Ndayishimiye nta cyumva, mu gihe abandi bayobozi ari cyo bamusaba. Ubwo rero barimo General Premier Niyongabo, barimo Reverien Ndikuriyo, barifuza ko izi ngabo zicyurwa nk'uko amakuru aturuka indani abivuga. Hanyuma ngo abasirikare nabo ubwabo bafite ubwoba bw'ibitero bikomeje kugabwa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Nahoze mbona Fokode itanga urugero rw'igitero cyo ku ya 30 Nyakanga uyu mwaka cyagabwe ku birindiro bya 33 BN Tafoke ahitwa Ikimete, ni hafi ya axe ya Rugezi, kuko nk'ubwo Fokode nk'uko ibivuga ngibyo birindiro byafashwe cyangwa se byafashe donc byaratungo byagabweho ibitero bikomeye. Abasirikare bamwe barahunga ndetse bahunga mu kajagari, abandi baburirwa irengero. Muri bo harimo ngo nka S3 w'iyo batayo ushinzwe ibikorwa by'imirwano
bivugwa ko ngo yongeye kuboneka nyuma y'iminsi 3. hari n'abandi basirikare ngo bakomeje kuburana amagingaya, niba barapfuye niba byarafashwe amatekwa nta wamenye ibyo ari byo. Gusa Foko divuga ko amasoko yo mu gisirikare ikesha makuru avuga ko hagati ya Kamena na Nyakanga 2026 ingabo z'Urundi zaba zaratakaje abasirikare barenga 100 bishwe, abandi benshi bagakomereka. Hari kandi amakuru avuga ko hari batayo yatakaje imbunda zigera kuri 30 kubera ubwoba bw'abasirikare. Iyi mbare rero n'ayo makuru ntibiremezwa ku buryo bwigenga cyangwa se buhamye n'ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se andi masoko yigenga. Fokode kandi ikavuga ko abasirikare yaganiriye nabo bafite impungenge ko mu gihe hafatwa icyemezo cyo kubakura muri Kongo bashobora kwibasirwa n'ibitero bya drone mu gihe baba bari mu nzira bataha. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo aho zifatanya na FARDC mu mirwano ihanganishije ingabo za leta ya Kongo n'imitwe irimo AFC M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Kugeza ubu nta tangazo ry'ubuyobozi bw'u Burundi ryemeza ko General Niyongabo na Ndikuriyo bashyikiye ku mugaragaro ukuvanwa kw'ingabo z'u Burundi muri Kongo cyangwa se ko hari ukutavuga cyangwa se kutumvikana hagati yabo na President Ndayishimiye kuri iki kibazo. Hanyuma nsoza kuri ingingo ndagira ngo mumbwire, President Ndayishimiye avuga ko mu by'ukuri umutekano w'u Burundi ugeramiwe, ko igihugu cy'u Burundi gifite impungenge zo kugabwaho ibitero, ndetse bavuga ko imwe mu ntego nyamukuru ituma ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Burasirazuba bwa Kongo ngo ari uko habarizwa cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo habarizwa umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'Igitega, ndetse ngo bakavuga ko uyu mutwe ufatanya na Twirwaneho ndetse na M23 bo bavuga ngo n'u Rwanda, ndetse ngo ubwo urumva ko niba bari mu bice bya Kivu y'Amajyepfo byegereye u Burundi bisobanuye ko umutekano w'u Burundi uri mu kaga gakomeye, akaba niyo mpamvu agomba kurwana inkundura kugira ngo mu by'ukuri icyo cyaga kirinde u Burundi. Ese nshuti bakunzi bacu murabyumva mute? Iyi ni impamvu ihamye cyangwa se y'ukuri President Ndayishimiye yohereza ingabo muri Burasirazuba bwa Kongo? Ese bavuga ko ari ndonke cyangwa se ari akaryo cyangwa se ari njawuro ahabwa na Tshisekedi? Bafite ukuhe kuri? Ni munyemerere dusangire mu by'ukuri ibitekerezo kuri ingingo. Hanyuma indi nkuru twahita twinjiraho ni inkuru y'imirwano ikomeye, ngira ngo mbanze mbadondosheho gatanu ku kandi twihuta. Ni inkuru ivuga ku mirwano ikomeye cyane bere muri axe muri teritwari ya Walikale, aha ni muri no Kivu, ntago tubitindaho kubera ko ngubwo imboni yacu nagerageje kuvugisha, nagerageje kuyibaza uko byaje kuba birangira insiga mu rujijo. Ubwo nanjye naje ngo babwire ibyari byo, ndetse rwose n'imirwano yahereye mu masaha yo ku mugoroba kwa gatanu, mu gitondo cyo kwa gatandatu baresurana. Ubwo birumvikana n'imirwano yakomeje kubica biracika hagati ya AFC M23 ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo barwaniye mu mudugudu wa Misambo. Uyu ni umudugudu wa Misambo uherereye muri zone ya Kisimba muri teritwari ya Walikale, ni mu ntara Kivu ya ruguru. Amakuru akavuga ko abarwanyi ba AFC M23 baturutse i Rusamambu muri zone ya Ikobo bagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo imisambo. Iyi mirwano yatangiye mu gitondo kare, yumvikanyemo urusaku rukomeye rw'amasasu y'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje nk'uko bitangazwa n'urubuga Actualité.cd. Ubwo ngerageje kuvugana n'imboni yanjye igerageza kumbwira ko rwose taramenya resultat, ariko ko rwose ibisasu bya bibunda biremere ndetse n'ibyoroheje byakomeje kumvikana, ndetse ngo ahangaha no guprovoka ibirindiro bya Wazalendo na FARDC byakozwe n'abarwanyi ba M23. Ni imirwano yateje impungenge mu baturage ba Misambu n'imidugudu hakikije, aho bamwe batinyaga ko ishobora mu by'ukuri gukwirakwira no mu tundi duce. Birumvikana nyuma y'amasaha menshi y'imirwano abarwanyi ba Wazalendo batangaje ko basubije inyuma igitero. Byavuzwe ko abarwanyi ba M23 basubiye inyuma berekeza i Rusamambu muri zone ya Ikobo, nk'uko amakuru akomeza bivuga. Agace ka Misambu ngo kagumye mu maboko ya Wazalendo, M23 kwigarurira ngo byayigoye cyane. Nta makuru yizewe yahise aboneka yerekana cyangwa se ahamya ko hari abapfuye, barahara ariko ntibatangajwe. N'abakomerekeye muri iyi mirwano ntabwo bigeze batangazwa, gusa barahari, ndetse yewe n'ibyangijwe cyangwa se byangiritse birahara ariko nabyo ntibyigeze bitangazwa. Ubwo tugarutse twaza kubabwira uko byaje kuba bigenda. Hanyuma Tshisekedi agira atya atungura M23
abenshi bati noneho harashaka amahoro cyangwa se arashaka ko intambara irangira mu buryo bwiza bw'ubwumvikane, ariko urebye agatendo Tshisekedi yakoze biratangaje cyane. Reka nk'ubwo ntangire nkwibutsa uko situation imeze maginga ya. Murabyibuka neza ibyemezo by'Imontre mu Busuwisi hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23. Murabyibuka neza. Murabizi ko ubwo cyane ubwo turibana no ku masezerano bari bagiranye, ukurekura imfungwa kuri mu byaje imbere cyane, kuko nibyo benshi bahurizaga bavuga bati nibikorwa neza, dore ko hari hatanzwe icyizere ko iminsi 10 gusa rwose nyuma y'isinywa ry'amasezerano igomba kubisize icyizere kidacagasa, ariko byarangiye navuga gute aya masezerano akubise igihwereye. Guhanahana imfungwa byari by'ingenzi cyane, cyangwa se guhererekanya imfungwa, ndetse mu by'ukuri bikaba byatuma impande zombi zitangira kwizerana. Hari ikintu cy'ingenzi cyo gukosora ahangaha, nk'ubwo Tshisekedi byamushobeye, imitwe yose ateka byamushobeye. Imontre mu Busuwisi baricaye baraganira rwose, ni ibiganiro byabaye mu mwuka mwiza. Ubwo nkosore ntago ibiganiro byabereye mu Busuwisi byari bisobanuye ko ibya Katari byahagaze, ahubwo murabizi ko intambara yahariye murasirazuba rwo hagati yari ikomeje kubica bigacika, hari impungenge ku mutekano birumvikana. Iyi ntambara ibera cyangwa se ibiganiro bibera muri Katari, umutekano ntago ari wizewe. Ubwo rero byabaye ngombwa ko hasabwa Ubusuwisi ngo butange mu by'ukuri aho ibiganiro byabera, kandi byarabaye ndetse binagenda neza. Hanyuma ni imishyikirano yabaye tariki 13 na 18 Mata 2023, ni iminsi 5 y'ibiganiro mu by'ukuri hagati y'impande zombi. Ni ibiganiro bya Doha byabereye mu Busuwisi. Hanyuma ibyemeranyijweho rero Imontre, kimwe mu byemezo by'ingenzi byari exchange of prisoners, cyangwa se guhererekanya imfungwa. Aha Kinshasa mbibutse neza ko yari yemeye kurekura abantu 311 basabwaga na AFC M23. Hanyuma AFC M23 yari yemeye kurekura 136 bafitanye isano na leta ya Kinshasa. Noneho ihererekanywa ry'imfungwa ryagombaga gufashwamo na International Committee of the Red Cross, cyangwa se ICRC, cyangwa se Rw'Abarundi. Ibyo rero byari byashyizwe mu ngamba zo kubaka icyizere hagati y'impande zombi zishyamiranye. Mu by'ubuka neza mu minsi yashize Radio Kapi mu by'ukuri yagize icyayitangaza amakuru, kuko nk'ubwo reka mbaze babwire ko hari hanzuwe cyangwa se haganira kuri ceasefire, cyangwa se guhana gahenge. Hanzurwa ko haba ceasefire monitoring and verification mechanism, kugira ngo haboneke uburyo bwizewe bwo kugenzura niba impande zombi zihanganye zubahirije ihagarikwa ry'imirwano. Kuko ariko aha niho ibintu byabaye byaje kuba birebire, kuko muri Mata ayu cyangwa se African Union yari yavuze ko hari icyizere ko irekurwa ry'imfungwa ahangana niho rwari ruzingiye. Bavuga ko ngo rishobora gukorwa byibuze mu minsi itari hejuru y'10, ariko nyuma byaje kuba ikibazo, kuko ku 29 Mata hari ibinyamakuru byinshi byatangaje ko deadline yarangiye, ariko iyo exchanging of prisoners ntago yari yagashyizwe mu bikorwa. Tariki 16 Nyakanga Radio Kapi yavuze ku nkuru yo kuba bitarakozwe, ariko ivuga ko iyo gahunda yo guhererekanya imfungwa yari tarobahirijwe n'impande zombi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byo kuvuga ko M23 yahise ishyira mu bikorwa, cyangwa se ntabwo M23 yigeze ishyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, ndetse na Kinshasa ntacyo yigeze ibikoraho. Gusa hari bamwe, niba nibuka neza, M23 yatanze itegereza ko Kinshasa harabitanga, irategereza iraheba. Kinshasa rero igize itya ishaka guca muri humye M23. Reka nze mbabwire ibintu yakoze. Kinshasa yarekuye abantu 15, ejo ndi kwa tariki 6 yarekuye abantu 15 irangije rwose, ibahereza M23 igenzuye neza. Isanga batandatu muri bo nta nisano namba bafitanye nayo, ndetse rwose ntabwo ibazi. Harimo n'Abagande
Kinshasa yagiye kusanya ba bantu yagiye yikorera muri za Beni na Ituri ibashyira muri abo ngabo iti ngaho ari mugende muri imfungwa za M23 kuwa gatandatu nibwo guverinoma Kinshasa yatangaje ko yarekuye ndetse inashyikiriza M23 abantu 15 gusa M23 yagenzuye neza isanga 9 gusa aribo yemera bari ku rutande rw'abantu ifitanye isano nabo mu gihe abandi batandatu batari ku rugo rutonde. M23 rero yabivuze mu itangazo sohoye ku munsi w'ejo muri tariki 8 nyuma yuko abantu 15 bashyikirijwe uyu mutwe ibunagana ku ya 7 Kanama mu gikorwa cyafashijwemo na komite mpuzamahanga nyine Rw'Abarundi. AFC M23 yavuze ko abo bantu bavuye ahantu hatandukanye hafungirwamo abantu muri Kinshasa harimo gereza ya Makala, gereza ya Ndolo ndetse n'ahafungirwa abantu n'urwego rw'ubutasi rwa RDC Agence Nationale de Renseignement mbere yo kujyanwa ibeni no kuhava berekeza ibunagana banyuze muri Uganda. Uyu mutwe rero ukavuga ko 9 muri 15 bashyikirijwe ari bamwe mu bantu bari ku rutonde rw'ababarirwa muri 768 wari waragejeje ku bahuza ibiganiro by'amahoro usaba ko barekurwa nyuma yo gufungwa na Kinshasa bazira gukekwaho kuba bafitanye isano nawo. Ku bandi batandatu wa M23 itemera yavuze ko umwe muri bo ari umunya-Uganda udafitanye isano nayo mu gihe abandi 5 bafatiwe ahantu hatandukanye harimo Katanga, Ituri na Kinshasa bakaba batari ku rutonde rwa 768 yari yaratanze. Ni AFC M23 ivuga ko ibi bituma ihererekanywa ry'aba bantu 15 ritaragara cyangwa se ritagaragara nkaho Kinshasa yashyize mu bikorwa mu buryo bwuzuye ibyo yiyemeje mu masezerano ajyanye no kurekura abafungwa. Uyu mutwe kandi wavuze ko irekurwa ry'abantu 15 ari intambwe ishimishije ariko ko umubare w'abarekuwe uracyari muto cyane ugeragije n'ibyo wari witeze. AFC M23 yasabye Kinshasa gushyikiriza abantu urutonde rwuzuye kandi rugezweho rw'abafungwa batararekurwa ndetse ikanatanga ingengabihe isobanutse igihe abandi bazarekurirwa. Uyu mutwe kandi wavuze ko umaze hafi umwaka ushyikiriza ICRC abasirikare n'abarwanyi babarirwa mu bihumbi bafashwe ku ruhande rwa guverinoma barimo abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo kugira ngo nabo bashyikirizwe Kinshasa. Uvuga ko Kinshasa mu by'ukuri itarabyakira kandi ukagaragaza impungenge ku kubakira abo bantu ko kutakira abo bantu bishobora gukoreshwa nk'impamvu yo gukomeza gufunga abantu. AFC M23 ivuga ko bafungiwe i Kinshasa. Ni mu gihe guverinoma ya Kongo ivuga ko ihererekanywa ry'abantu ari ikimenyetso cy'ubushake bwayo bwo kubahiriza amasezerano ya Doha. AFC M23 ivuga ko icyemezo cya Kinshasa ari intambwe nziza ariko idahagije. Hanyuma angaha Qatar nk'umuhuza mu by'ukuri ayo masezerano yo guhererekanya imfungwa yasinyiwe imbere ya Qatar murabyumva, ariko Qatar yaje irashima ese ukibaza ntiyamenye ibyo M23 yatangaje. Leta ya Qatar yatangaje ko yishimire kurwa ryakozwe n'abayobozi ba Kinshasa ry'abantu 15 bari bafunzwe ndetse no gushyikiriza aba bantu ihuriro Alliance Fleuve Congo binyuze kuri komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare wa Rw'Abarundi. Aba bantu 15 AFC M23 yaje gutangaza ko batandatu muri bo ntaho bahuriye nayo barekuwe ku itariki 6 na 7 Kanama. Hanyuma Tshisekedi ati ndabarekuye ariko arekurambarwa abandi avangamo nko gufata amasaka n'ururakavanga amasaka n'uburo akavanga ati niwamenya kubacagura itsoke ni watabimenya nta kundi. Navuze mbona benshi babiteramo comment bavuga bati Kinshasa iri kugerageza kureba seriousness ya AFC M23. SM23 ihorira maso cyangwa tuzajye tuyikora utuntu tw'amanyanga turebe niba itazagira gukiga cyanganyikirwa. Yes, reka tunyarukire muri Ituri ndetse nsoza.
abaturage nibura 13 biciye mu burasirazuba bwa Kongo mu gitero gishya cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF muri teritwari ya Mambasa mu ntara y'Ituri uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu. Iki gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu ku kiba byatinze gutangazwa tariki 8 Kanama. Byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Protection Plus. Imiryango yo muri ako gace n'abaturage bagaragaje uburakari bwinshi bitewe n'ubwiyongere bw'ibitero. Bavuga ko ibi bikomeje kuba nubwo hari ingabo za MONUSCO. Abagizweho ingaruka n'ibi bitero ni abatuye mu mudugudu wa Banana Ecole mu murenge wa Babila Bombi, ariko abandi baturage benshi bashimuswe nk'uko byatangajwe n'imiryango itegamiye kuri leta. Iki gitero rero cyabaye nyuma y'amasaha 48 gusa habonetse imirambo 10 y'abaturage bo mu rusengero, mu gihe umutwe wa ADF ukomeje kongera imbaraga mu bitero byawo muri ako gace. Yitwa John Evulevelio Musobodwa wo mu muryango Protection Plus arasaba ubutegetsi bwa Kongo n'abatangibikorwa babwo gufata ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi bumaze kuba nk'ikintu gisanzwe. Avuga ko abaturage batumva impamvu nubwo hari ingabo za MONUSCO ibitero bikomeza gutuma habaho impfu no gushimutwa kw'abantu ndetse no gutwikwa kw'imidugudu. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 10 Kanama 2026 5 kuri 5 hano kuri FK TV News. Turakomeza kubana.